Julienne rero mu bushize nigeze kubabwira ko mfite impano yo guseka ariko mbabwira ko byatangiye Julienne ndi umurakare. Yego murakare wari umurakare ariko nari umurakare ariko mfite impano yo guseka. Muri icyo gihe rero nta munezero nagiraga muri nje. Birashoboka ko uca mu bintu runaka ntubonemo umunezero. Yego. Ubundi muri iyo mpano yo guseka Julienne ubundi ku bantu batanzi neza ndi umubyeyi. Yego. Haleluya. Amen. Bari bazi ko bidashoboka niho Imana itabari. Iyo ngeze muri iryo jambo mpita mvuga aho wasebeye ariho Imana izagutabarira. Aho watereye agaciro ariho Imana izaguhera agaciro. Bazi ko bidashoboka bishoboke bagihari mvuzira ngo amen. Kuko bapfuye ntago bamenya ko twasenze Imana, nta nubwo bamenya ko twavuganye n'Imana, ahubwo umuco w'Uwiteka uyu munsi ucyumva iki kiganiro, umuco w'Uwiteka ukurasire abanzi bagihari, umuco w'Uwiteka ukurasire tayabini kwantaje vedosanse tayasike yazomanuzo, aho umuco w'Uwiteka ukurasire abakubariye iminsi bagihari. Yes, turabasuje abakunzi bahinduka official aho merewe abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda mwumva ikinyarwanda. Turabasuje tubabwira ngo Imana amoro nibane namwe kandi bahe umugisha. Reka tubashimire mwebwe mwakanze subscribe mukadushyigikira twatukuba umuryango mugari. Jire tumaze kuba bangahe? Tumaze kubanga 350. Nosaba abantu nkwikije abantu bakunda Julienne. Umuyobozi wahinduka official abo bantu barakwiriye. Uzikono bankunda ariko ni barankunda ariko ni baki. None se reka nsabe we wakanzeho. Yes. Fata ikiganiro usharinge inshuti zawe ebyiri gusa. Yes. Wabwiye uti nimukande subscribe kwiyicano niyo umuntu nkunda avuga ibintu byiza namwe nimumwumva muzamukunda. Nukuri. Sibyora Kandi Imana nawe izabimuhembera. Yego. Uko niko kuri. Turinginze pe. Wowe rero babikore. Wowe unkunda. Ukunda Julienne. Yego. Nibyo avuga kuri iyi channel. Unyemerera unshigikira. Nibura tumara ukwezi twujuje abasubscribers igihumbi. Birashoboka pe. Birashoboka kuko hari abantu benshi. Hari abantu benshi iyi channel yagiriye umumaro, nanjye yangiriye umumaro. Hari aho yagukuye hari naho yakora undi muntu. Hanyuma ariyo mpamvu rero ukwiye gusharinga bene data cyangwa se n'inshuti zacu kugira ngo dukomeze twagure ubwami bw'Imana, dukomeze tuba umuryango wagutse. Tunuzuza igihumbi iyo babaye abantu igihumbi. YouTube ari ukuntu ibona koko uri seriye gufite n'abantu bagukunda. Kandi mu mutima ndi seriye. Cyane rwose. Ahubwo mwebwe mumfashe kugira ngo na YouTube ibone ko Julienne ndi seriye. Yego. Senga ngo Imana ibaye natwe muri iki kiganiro noneho iduhe n'abasubscribers. Yego. Ni karibu. Mana turagushimye. Cyambeye tugushimiye nuko waturindanye n'abacu ndetse n'ibyacu. Uyu mwaka ni umwaka ugoye ariko wabaye natwe, izina ryawe nirishimwe. Amen. Turi muri iki kiganiro turaguhamagaye ngo uzutubere Imana. Turi muri iki kiganiro twibutse gusengera iyi channel. Ni channel ikiza imitima myinshi kandi igatanga ihumure ku bwoko bwawe. Nunyemerere buri muntu wese umuha umutima mwiza kandi nukomeza kuyagura natwe turasho gushimira n'urukundo bwawe. Turayishinganisha muri sorance yawe ko abantu nabawe ndetse na cyane ivuga ibyawe ndetse n'umurimo wawe niyo kubaka ubwami bw'ijuru. Birashoboka ko hari abadukurikiye ari mu gihugu cy'u Rwanda, hari abadukuriye bari mu bihugu bitandukanye, abose turabasengeye. Ntabwo turondoye ibihugu runaka ahubwo ni byinshi isi yose iragukurikira kandi iranagukunda. Nabo bose ndabakweretse abafite uburwayi nubaha ubuzima, abafite abadeni n'ubishyurira amadeni, buri muntu wese ku kibazo afite akubone nk'Imana ishobora byose. Ngaho ganza kandi utegeke muri kiganiro zo kubana natwe haboneka impinduka ku buzima bwacu ni mu izina rya Yesu. Amen. Yego Julienne ubushize hari ikiganiro twagiranye. Yego. Ndakubaza nti kuki buri gihe ukunda guhora wishimye? Bamweterega kwishima. Byari byarangoye kera nari umurakare. Ariko bahari umurakare habaye umusetsi ubwo umuntu ukunda guseka reka tumwite umusetsi. Impano yo guseka. Yego. Nuvango wari umurakare none ubahawe impano yo guseka. Urangije uti nzabarambira neza mbabwira uko byari bimeze nuko Imana yangiriye neza uwari umurakare ubu nanjye nkaba nseka nkasetsa n'abandi. Yego. Murakoze. Julienne rero mu bushize nigeze kubabwira ko mfite impano yo guseka ariko mbabwira ko byatangiye Julienne ndi umurakare. Yego murakare wari umurakare ariko nari umurakare ariko mfite impano yo guseka. Muri icyo gihe rero nta munezero nagiraga muri nje.
birashoboka ko uca mu bintu runaka ntubonemo umunezero. yego Ubundi muri iyo mpano yo guseka, Julienne ubundi ku bantu batanzi neza ni umubyeyi. yego Ni umubyeyi ariko utegereje amahirwe ya kabiri. Ubyumve neza. Yego. Nkunda kuvuga ati ni umubyeyi ndi n'umukobwa. Hanyuma we nuza kugira iyereko ukarigira neza, uzaze tujye gushaka pasiteri aturambureho ibiganza. yego Yego, ariko utekereza ko Julienne ari iki? Ari umubyeyi. Hanyuma muri uko kuba umubyeyi kwa Julienne, ntago ari uko nabyariye iwacu, kandi ubu umubyeyi ari uko ufite umwana, ngiye mfite umwana. yego Ubuhamya ni burebure ariko ndacamo gakeya n'ibindi bizagaruka. uravuga icyaha cyatumye uba umurakare. Icyo ari cyaratumye mba umurakare, nashatse mu bihe ntateguye cyangwa se ntateganyije. Hahandi ujya gusura umuntu ugasanga yamaze kukugurisha neza wese. Nshaka muri ubwo buryo. Nshatse muri ubwo buryo nshaka n'umuntu tugeze tunafiyansanya n'umunsi n'umwe. Bigeze tujya mu gihugu cy'Ubugande bitewe n'impamvu runaka. Tuhageze nca mu buzima bugoye, kambwira ati ahangaha uri naho umwana arira nyina ntagire gute. Nyina ntiyumve. Ancisha ku ikosi irikomeye cyane. Ariko muri icyo gihe nari nsoje amasengesho y'Imana. Imana irambwira ngo umva ngo ugiye kwiga ishuri ababyeyi batigeze biga. Ntekereza ishuri ngiye kwiga ndaribura. Ko nari umukobwa, nari mfite n'umusore nakundaga ko yari yaranankoye n'amafaranga atwarana yariye. Ariko nshaka muri ubwo buryo. Ubutaha nzabivuga neza guhera ku cyambere kugeza gisoza. yego Nshaka muri ubwo buryo, ariko mbonye ko bitari ku mugambi w'Imana cyangwa se kuko ishuri ryari rirangiye nkuko nari mbibwiwe, ndangije nataha. yego Ishuri rero naryinjiyemo, nginjiramo ari uko nyine muri ubwo buzima nshatse. Amaze kuryinjiramo tugeze mu gihugu cy'Ubugande, yancishije mu ikosi n'abasirikare bishoboka ko bataricamo. yego Naciye mu ikosi inshuti yanjye. Ntibyanyemereraga guseka, ntibyanyemeraga no kuvuga neza, kuko numvaga ko nta muntu n'umwe se nisanzuragaho. Nta kwisanzura ngewe nari mfite, ko nabonaga abantu bose narabanze. Mu gihugu cy'Ubuganda inshuti yanjye, umuntu wese uri mu gihugu cyabo agikomereho. Ni igihugu kigoye cyane. Imana ikambwira ngo ishuri nirigera gakondo yawe uzayisanga mu Rwanda. Uzagaruka mu Rwanda. Muri make ishuri narabyize ndi umurakare. Igihe kigeze ishuri ndivuyemo, Imana impa guseka. Buriya ndaseka, sinyashobora kuganiza umuntu ntari guseka, no mu nzira ngenda benshi babona ndi guseka. Nababara mba nseka. Rero bishatse kuvuga iki? Ishuri nararirangije, byo byatumye mba umurakari. Ndangije ni Imana impano yo guseka. haleluya. Rero muri uko gushaka suko nari nshatse rwitwa karurugo, ahubwo nari ninjiye mu ishuri Imana yari yarambwiye. yego Niyo mpamvu rero nababwiye ngo nari umurakare, ariko mfite impano yo kugira gute yo guseka. Hanyuma mbivuze mu ncamake, ubundi buzagaruka nzabirambura neza cyane. yego Cyane. Rero Julienne ubundi mu Rwanda ntago nkiri mu gihugu cy'Uganda. Ishuri naryigiye Uganda umwaka urenga umwe, imyaka irenga 2. Niyo nigiye ishuri, ariko Imana ibonye ko ndisoje irangije impa diplome mfite rero nuko nicaye imbere yanyu. yego N'ubundi naravuga ndetse ikananuma, kuko hari umuntu wigeze kunyandikira ejo bundi, harambwira ngo koko uri seriye ubwira umuntu ahazaza he. Nanjye nabwira ngo ndi seriye. Rangira arambwira ngo gute umuntu yakubwira ahazaza hawe. Ndangira arambwira ati urebeye mu mubiri Julienne nge sinabikubwira, sinanabimenya, ariko Imana indimo iyantoranije papa wanjye, kuko umubyeyi atuma umwana afitiye icyizere, kandi umwana iyo ari uwawe umutuma ahantu hose ushaka. None se Imana ikubwira ati genda umbwirire runaka, kejo murinzi impanuka mu rugendo yari afite, ntago umubwiye ejo hazaza he. Imana imubwiye ikubwira ati mbwira runaka nubwo atwitiye inda azabyara umwana w'umuhungu cyangwa se umwana w'umukobwa, ntago hamubwiye. Abishatse kuvuga iki rero, nyene kugira ngo wowe udukurikiye ujye utangira ikiganiro mpaka gisoje. Turi mu mubiri ngewe sinabikubwira, ariko umubyeyi wanjye yangiriye icyizere ndabikubwira. Hanyuma Imana y'amahoro ibonye ko birangiye,
irangije impa diporome iravuga ati ni koko n'ubundi wabwirizaga ubwoko bwanjye wanahanuraga bigakunda ariko nkeneye ko ujya ku mugaragaro ukabwiriza mu giterane ukabwiriza kuri kamera ahantu hariho hose. Iyo ni diporome Imana yampaye. Yego. Irangije impa diporome yo guseka kubera ko nari nsinzi iki ishuri. Hanyuma nshuti yanjye wowe dukurikiye, birashoboka ko nawe uri kwiga ishuri nk'ibyo Julienne yize ry'urushako, birashoboka ko uri kwiga ishuri ryo kudashaka, birashoboka ko uri kwiga ishuri ry'ubukene. Mbese buri muntu wese muri rusange afite ishuri ari kwiga. Yego. Ariko unyemerere muri iri shuri uri kwiga Imana ibirizi. Hanyuma nawe nusoza iri shuri Imana izaguhe diporome. Imana itanga diporome nziza itongera kubabaza. Yego. Rero Imana yampaye diporome. Hanyuma nawe nkwifurije ngo mu kibazo urimo cyangwa se mu ishuri uri kwiga runaka, hari ishuri ryo kutabyara, hari ishuri ryo kudashaka, hari ishuri ry'amadeni, hari ishuri ryo gushaka buri munsi ngo ntizemere. Imana iguhe diporome. Yego. Diporome wahawe imuhe diporome. Ubundi nukuvuga ngo diporome Imana itanga ikwinjiza mu byawe. Yego. Diporome Imana itanga igwa gushaka urugo rwawe ruteguwe. Diporome mbese nkuko ubona mbese umuntu wakoreye leta abona diporome yo kumuhesha akazi. Ntabwo nzi ngo wowe ukeneye diporome ikugeza kuki. Ngiye diporome nashaka diporome yo kuvuga Imana ahagaragara n'ahatagaragara. Iyo ni diporome ya mbere nashatse. Indi diporome nshaka rero buriya hari ukuntu njya kumvuga ngo ikintu kinezeza umuntu cyane cyangwa se igituma umuntu anezerwa cyane ni ukuzura umwuka wera. Yego. Biranezeza cyane kumva n'umunezero ukomeye. Icya kabiri undi munezero ubaho ni uko bashatse urugo rwiza. Yego. Hanyuma nawe udukurikiye ntabwo nzi ngo diporome ushaka ni iyi, nta nubwo nzi ikibazo uhagazemo, ariko twateranye kuri iyi televiziyo nkwifurije diporome izakwinjiza mu mugisha wawe. Yego. Utitaye ngo bimaze igihe kirekire, utitaye ngo bimaze imyaka 10 ngo 20 ngo akazi ngo wapi ngo naradepoje ngo Imana iguhe diporome kwinjiza mu mugisha wawe. Birashoboka ko diporome y'ubuzima bw'isi cyangwa se nibwo yani y'amashuri uyifite, ariko hari indi diporome nyiri bihatanga. Imana yiguhe. None se buriya reka nkubwire, uyu nguyu Yobu Imana yamuhaye, navango Imana yamuhaye diporome kubera ko yarwanye kigabo. Iyo itaza kumuha diporome ntago uzi kupfusha abana bose, umugore akakwihakana, ubutunzi bugashira, ugasigara n'ibibembe, ariko Imana ikakubwira ngo izakugirira neza. Ariko byari mu mugambi w'Imana kubera ko hari abantu tujya tugira barekarama ku buzima bwacu. Kubera iki Julienne yambaye iriya kanzu, kubera iki runaka yashaka, kubera iki umuhungu wo kwa runaka yakubaka inzu kandi byari bidashoboka. Abo ngabo bari kurekarama ku buzima bwacu. Kubera iki runaka yabona akazavuka kwa runaka. Hari Imana inyuranye iminsi nibi. None birangije biratubwira ngo Satani yagiye gusaba Yobu. Harangije aramubwira ngo impamvu urazara gukorera, wamuhaye ubutunzi, umuha umugore mwiza, umuha n'abana, avuga byinshi. Yesu nawe arangije aramureba aramubwira ngo nibyo ngibyo, arangije aramubwira ngo mumpe mugerageze ureka atari bukwihakana. Yesu nawe arangije aramubwira ngo ndamugoye genda umugerageze, ariko ikitonderwa ni iki? N'ubugingo. Aragenda aramugerageza bya bindi byose yarekaramye birashira, ariko ubugingo bugira gute? Burasigara. Yego. Hanyuma igihe kigeze Yobu birangiye Imana imusubiza umugore n'abana, kuko ishuri yaragize gute? Yararangije urugamba yarariwe. Amuha abana beza, mu mugore mwiza, arongera mu butunzi butandukanye n'ubwo yari afite. Hanyuma nawe ibyo ubona nta nzira, Imana ibihinzira. Birasuka ko wari uri mu buzima ubona nta shusho, Imana itanga ishusho bigakunda. Hanyuma Imana iguhe diporome ku kibazo ufite. Yego. Hari diporome wabonye? Diporome narayibonye yo kubwiriza. Ngiye kuguha akazi. Ngiye kuguha akazi kayo. Yego. Ngiye kutugezaho ijambo ry'Imana. Ndabyemera cyane kubera ko ntago bashobora kuguha diporome utakoreye. Jewe narayikoreye cyane ariko hanyuma tugiye kumva ijambo ry'Imana. Yego. Tugiye gusanga muri Yesaya, ariko tutarasenga. Yego. Nkunda kuvuga ngo tutarasenga password y'ijambo tugiye kumva, cyangwa se utarumvira ijambo ry'Imana, umanze uce bugufi ubwira Imana ikweza. Imana nimara kukweza uyibwire guhe kwizera. Ubundi kwizera kurema ibitari biriho bikabaho. Kwizera gufata ibintu bitari bifite ishusho, Imana ikabiha ishusho. Ubwira Imana ikweze, nimara kukwezi guhe kwizera. Uvuga ati birashoboka ko Julienne arakurikirwa n'abantu benshi,
birashoboka ko baramuhamagara ari abantu benshi, ariko ngewe nizeye ko ibyo avuze ari Imana yavuganaga nanjye. Bishatse kuvuga iki? Hari abantu bizerera mu bantu akavuga ati nimvugana na runaka ikibazo mfite kirakemuka, ariko si Julienne wizeye, ahubwo ni Imana imurimo, niyo wizeye. Hanyuma Imana iguye kwizera no kwihana. Hanyuma ndabizi neza ko abantu bose badukurikiye sikira ijambo rirabafasha. Ndabizi neza ko mu bantu 500 cyangwa se 100 ngaye ntago havamo abatanyurwa, ariko wowe uko biri kose ijambo ntago rijari bura nyiraryo, rifite ba nyiraryo. Birashoboka ko nta naguhanurira cyangwa ngo mbwirize, ariko wakumvamo ijambo rimwe ukumva ko ari yeri vuganye nawe. Hanyuma wowe dukurikiye ubwira Imana ikweze iguhe kwizera. Tugiye kwisomera ijambo ry'Imana, tugiye gusanga muri Yesaya 60. Yesaya 60 turahera ku murongo wa mbere turagera kuri 3 honyine gusa. Yego. Ni karibu no kudusomera kugira ngo twumve ko hatubwiye. Umukiza w'abanyamahanga azaturuka i Siyoni. Yego. Dukura bagirane kuko umucyo wawe uje. Umukiza w'abanyamahanga azaturuka i Siyoni. Murongo wa mbere atubwira ngo byuka urabagirane kuko mucyo wawe ugize gute uje. Byuka urabagirane kuko umaze igihe kirekire uri mu buzima wigunze. Byuka urabagirane kuko umaze igihe kirekire uri ahantu hatagaragara. Byuka urabagirane kuko umaze igihe kirekire wiganyiriza kugera aho abandi bari. Ariko ijambo ratubwiye ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe ugize gute ukurasiye. Umaze igihe kirekire no mu buzima bw'umwijima, ariko ijambo ravuze ngo umucyo urakurasiye kuri uyu munsi. Mvugira ngo amen. Kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Kandi ubwiza bw'Uwiteka burakurasiye kuri uyu munsi. Umaze igihe kirekire uri mu mwijima, ubona nta mucyo, ubona nta cyerekezo, ubona nta humure muri wowe, ariko aravuze ngo umucyo urakurasiye, byuka urabagirane. Kandi arangije aravuga ngo Uwiteka nyiribi, uyu mucyo ni wakurasira Imana itabigizemo umugambi. Birashoboka ko umaze igihe kirekire Imana yaravuganye nawe, ariko ikavugana nawe ugakomeza ukaba mu buzima bw'umwijima. Ikavugana nawe ngira kwambitse ugakomeza ukambara ubusa. Ikavugana nawe ngira kugaburiye ugakomeza ukaburara. Ikavugana nawe ngo yishuye amadeni akaba menshi. Ikavugana nawe ngira kwishura ukagera igihe cyo guterezwa ibyawe, ariko Imana nyiribihe ivuganye nawe. Birashoboka ko umaze igihe kiri udaca mu nzira bigaragara wirirwa uryamye kubera ikibazo runaka, ariko iravuze ngo byuka ujye ahagaragara kuko umucyo ukurasiye. Byuka ujye ahagaragara kuko ibibazo bikuweho. Byuka ujye ahagaragara kubera ko ubyaye ugaheka nk'abandi. Byuka ujye ahagaragara kubera ko hawe akazi nk'abandi. Umaze igihe kirekire byaranze, umukiza abe hamwe nawe. Mvugira ngo amen. Amen. Dore umwijima uzatwikira isi. Dore umwijima umaze igihe kirekire cyangwa se uzatwikira isi. Umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga. Yego. Ariko Uwiteka azakurasira kandi ubwiza bwe buzakugaragaraho. Dore umwijima uzatwikira amahanga, ariko Uwiteka azakugumaho kandi ubwiza bwe buzakurasira. Bishatse kuvuga ngo muri iyi minsi turimo ibyago n'amakuba birahari, imyijima tugiye guhura nayo mu gihe kirekire, ariko iravuze ngo ubwiza bw'Imana buzabana nawe. Ineza y'Imana izatindana nawe. Kugira neza kw'Imana kuzabana nawe mu bihe birebire umaze uri mu butayu, mu bihe birebire umaze uri mu buzima bw'amanegeka, mu bihe birebire umaze utabaza ntibakwitabe. Umucyo w'Uwiteka urakurasiye kuri uyu munsi. Mu bihe birebire umazwe warambuwe ijambo, mu gihe kirekire umaze waradepoje byaranze, umucyo w'Uwiteka uje kukurasira kuri uyu munsi. Ku kibazo ufite, ku ntambara uri kurwana, ko wabuze icyerekezo, ntabwo ari Julienne uvuganye nawe, ahubwo Uwiteka nyiri bavuganye nawe ngo umaze igihe kirekire uri mu mwijima. Rangira tubwira ngo kandi usibye kuri ibyo umwijima ukomeje gutwikira amahanga. Amen. Amahanga azagana umucyo wawe. Amahanga azahurura aza kureba kugira neza kw'Imana. Amahanga azaza agana umucyo wawe kubera ko bari bazi kuri uwo mu mwijima nta kigaragara cyaguturukaho, ariko Imana irakubwiye ngo byuka urabagirane. Harangiye yakubwira ngo kandi amahanga yose azaza kureba umucyo wawe wakurasiye. Amahanga yose azaza kureba ko watabawe. Mukobwa, amahanga azaza kureba ko wakoze ubukwe. Wa musore w'imahanga azaza kureba ko wahawe akazi. Amahanga azaza kureba ko wize
tugasoza. Amahanga azaza kubyinira kubera ko wabyaye nk'abandi. Amahanga azaza kureba kuko wubatse inzu kandi wari uri mu manegeka. Amahanga azaza kureba kuko inzu yawe yari iri muri cyamunara ariko ukaba wishuye nta cyamunara habonetse. Habyukura bagirane kuko umuco w'Uwiteka agize gute akurasiye. Mvugira ngo amen. N'abami bazagusanga ubyukanye kurabagirana. Haleluya. Harengera ngo usibye n'amahanga yose ngo n'abami. Haleluya. N'abami bazagushaka baze kureba kubera ko ubyukanye kugira gute kurabagirana. Abami ni abantu bakomeye. Bishatse kuvuga ngo n'abakomeye wari uzi ko nta mishikirano mwagirana, wari uzi ko nta kiganiro mwagirana, baje bakugana kubera ko nawe utwikuruwe rata. Birashoboka ko wari utwikiriye mu kintu runaka cyangwa se ahantu runaka utwikiriwe n'ibibazo runaka, ariko aravuze ngo n'abami bose abo bakomeye ndetse n'aboroheje baje bakugana kubera ko umuco wawe ugize gute ukurasiye. Mvugira ngo amen. Baje bakugana. Haleluya. Amen. Iri jambo riramfashije rata. Birashoboka ko hari abantu badukuye mu buzima bwabo kubera ubutayu tuhagazemo. Birashoboka ko hari abantu batubariye iminsi. Birashoboka ko hari abantu baturebeye mu minsi nibi. Ariko Imana nyir'ijambo iravuze ngo n'abami n'abatware bose babandi bakugizeho ububasha baje kureba umuco ukurasi. Birashoboka ko umaze igihe kirekire uri ku musozi wo kutabyara nshuti yanjye. Birashoboka ko umaze igihe kirekire uri ku musozi wo kudashaka. Abandi batazapfa dashatse, abandi batazapfa tubatse, abandi batazapfa nta jambo azapfa nta kazi. Ariko mva ijambo rata, byukura bagirane kuko umuco w'Uwiteka ukurasiye. Ntago ari umuco w'umugabo wawe ukurasiye, ntago ari umuco w'umugore wawe ukurasiye. Never again. Ntago ari umuco w'amafaranga ukurasiye, ahubwo nyir'ibihe aravuze ngo byukura bagirane kuko umuco w'Uwiteka ugize gute ukurasiye. Wavuganye nayo igihe kirekire ukabona nta nzira, ariko Imana itanze inzira. Irangije itanga umuco ahari umwijima, irangije itanga agaciro aho twari twaraburiye agaciro, irangije itanga ijambo aho twari twaraburiye ijambo. Irangije ngo zukura bagirane kandi n'amahanga yose ahuruye kuza kureba kugira neza kw'Imana cyangwa se gutabara kw'Imana. Bari bazi ko bidashoboka. Haleluya. Amen. Bari bazi ko bidashoboka niho Imana itabari. Iyo ngeze muri iryo jambo mpita mvuga ngo aho wasebeye ariho Imana izagutabarira. Aho watereye agaciro ariho Imana izaguhera agaciro. Bazi ko bidashoboka bishoboke bagihari. Mvugira ngo amen. Kuko bapfuye ntago bamenya ko twasenze Imana, nta nubwo bamenya ko twavuganye n'Imana, ahubwo umuco w'Uwiteka uyu munsi ucyumva iki kiganiro, umuco w'Uwiteka ukurasire abanzi bagihari. Umuco w'Uwiteka ukurasire tayabini kwantaje vedosanse tayasikia zo manuzo. Aho umuco w'Uwiteka ukurasire abakubariye iminsi bagihari. Umuco w'Uwiteka ukurasire abakugambaniye bagihari. Haleluya. Amen. Bamenye ko wasenze Imana ivuka, bamenye ko wasenze Imana isohoza ibyo yagusezeranije. Umuco w'Uwiteka ukurasire bose bagihari, abaturanyi bagihari. Iyo ngeze aho ngaho mpita mvuga ngo umuco w'Uwiteka ukurasire bakijagaraye, bagitegereje kusebye, bagitegereje kutaya agaciro, bagitegereje kutazabyara, bagitegereje kuba hatasi eneva egadi tayabini kwantaje vedosas, bagitegereje kutazashingira nk'abandi babyeyi. Imana igutabare. Umuco w'Uwiteka ukurasire. Mvugira ngo amen. Bagitegereje. Haleluya. Amen. Bagitegereje kutakwambara ngo uberwe n'ukuri kw'Imana, bagitegereje kutahabwa akazi bitewe n'igisekuru uvukamo, bagitegereje kutacuruza ngo wunguke, ibyo curuje byose bikaba ibihombo, bakabona ko ntago nta nzira yo kugira icyo ugeraho. Bagitegereje ibyo byose ko birangira. Umuco w'Uwiteka urakurasiye. Imana iradukunda cyane. Harangije aravuga ngo n'abanyamahanga ndetse n'abami. Ntago ari abanyamahanga gusa, aravuze ngo n'abami bose b'ivyo bihugu bahurujwe no kuza kureba ku muco w'Uwiteka ukurasiye. Mvugira ngo amen. Imana igutabare kandi umuco w'Uwiteka ukurasire ugukure muri ntibishoboka ugushire muri birashoboka. Umuco w'Uwiteka ukurasire ugukure muri karande ikwinjize mu muco w'Uwiteka nk'uko urabukurasiye. Mvugira ngo amen. Imana itugirire neza. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Mukozi Imana iguha umugisha. Ndawakiriye. Umuco w'Uwiteka uturasire.
amahanga acuzwe n'umwijima azajya aza gushaka umucyo, ajya gushaka umucyo kuri iwacu cyangwa si wawe. Yego. Ubundi amahanga iyo acuzwe n'umwijima habatekereza kujya gushaka hari umucyo. Yego. Mishatse kuvuga iki? Umaze igihe kirekire uri mu mwijima, ariko kubera ko umucyo w'Iteka ukurasiye, hari abasigaranye umwijima bazaza gushaka umucyo kuri wowe, bakakubwira ngo byaciye mu zihe nzira kugira ngo umucyo w'Iteka ukurasire. Iyo umucyo w'Iteka ukurasiye ubuhabwa ijambo nta jambo wari ufite. Abakiri mu mwijima bakavuga ati uko biri kose runaka ni uri bufata umwanzuro, kubera iki uri mu mucyo w'Iteka. Abakiri mu mwijima rero baze bashaka umucyo w'Iteka ko yagize gute, yaturasiye. Aho utuye Imana ikuzanira abantu bari mu mucyo bari mu mwijima, baze gushaka umucyo iwawe cyangwa se kuri wowe. Abari mu mwijima Imana ibakugabiza. Imana itugirire neza. Ndabakunda cyane. Niri jambo ndarikunda riramfasha. Nanjye ndafashijwe. Kumva ngo isi iri mu mwijima mwinshi, ariko irangije avuga ngo wowe ucyumva iki kiganiro umucyo w'Iteka ugize gute, urakurasiye. Umwijima ukubiyemo ibintu byinshi kandi bitandukanye. Waba mu mwijima wo kwambara ubusa, waba mu mwijima w'icyangiro, waba mu mwijima ugacuruza ariko ibyo ucuruje bikanga, waba mu mwijima wo kwanga bakaguca no mu muryango, waba mu mwijima ugatura mu gihugu ariko ukabura ibyangombwa, waba mu mwijima ntuzare kandi igihe cyo kubyara gihari, waba mu mwijima ukarambagizwa kenshi ariko ntibigerweho. Uwo wose ni umwijima. Ariko Iyera Nyiribihe ivuganye nawe, iravuze ngo umucyo w'Uwiteka uyu munsi urakurasiye. Kandi twatangiye ibiganiro mbabwira ngo Imana iri gutema igira gute, irakokora. Wowe ni wizera iri jambo, kwizera kurarema. Uvuge ngo nanjye ku kibazo mfite nyamara kumvira ijambo, ntabwo umucyo w'Iteka urasiye bariya gusa babivuze, ahubwo nanjye umucyo w'Iteka ugize gute, urandasiye. Waba uri mu mwijima, urugo rwawe rufite umwiryane utagaragarira buri muntu wese, ariko harimo umwiryane imbere mu rugo rwawe biziranyeho n'umugore wawe, umucyo w'Iteka ugire gute, ukurasire. Nibyo mwifuriza nanjye niyifuriza. Amen. Katugane ku musozo biganiro kuri Hinduka Official nakagaruka. Yego. Ntabwo tubasize mwenyine, ahubwo tuzagaruka vuba. Tuzagaruka vuba cyane. Yego. Ntekereza ko tuzagaruka vuba kubera ko tuzaba turi no navuga ngo ikira, tuzaba turi no mu mashimwe. Yego. Impamvu tuzaba turi mu mashimwe nuko umucyo w'Iteka ugize gute, uturasi. Hanyuma ku kibazo ufite nanjye ku kibazo mfite, niyo mpamvu tugiye kugaruka vuba. Kubera iki uzanyemerere muri comment cyangwa se nushobora no kuhagera uzavuge ngo rya jambo mwavuze cyangwa se bya bindi mwigishije, umucyo w'Iteka wagize gute, wandasi. Mwaravuze ngo umucyo w'Iteka uraturasi, ariko umucyo w'Iteka narawubonye. Waba udukurikiye unkunda, waba udukurikiye uri mu bindi bihugu, umucyo w'Iteka ugize gute, urakurasi. Ntabwo ari Julien ubivuze. Hanyuma Imana nibikora uzandike muri comment uvuga ati bya jambo bwa buhanuzi numvise hari icyo Imana yakoze, mvugira ngo amen. Kandi njyewe kubera ko mfite Imana yo guseka nkuko nabibabwiye nyiri kuri iyi kamera cyangwa se muri iki kiganiro mpavanye ibyanjye. Yego. Nibijambo retubwiye ngo umucyo w'Iteka uraturasiye, kandi abanyamahanga bazaza batugana baza gushaka umucyo wacu. Ngo ubundi mitamvuga ngo bazaza gushaka umucyo kwa Julien. Yego. Kubera ko umucyo w'Iteka ugize gute, undasi. Nizeye ko hari iki kiri mvuyemo, hari n'ikindi kiri ngize gute, ngiyemo. Hanyuma nawuze kubyizera, ubundi Imana itugirire neza. Ubundi tuzongere guhura mu kiganiro dufite amashimwe menshi yuzuye umutima. Yego. Nimero yawe sihora no kuri channel. Nimero yanjye irahari, no kuyikubwira nayikubwira. 0782455519 Nyisubiramo ni 0782455519. Mbifurije kugubwa neza, ni wa muntu mukunda cyane nawe arabakunda. Amahoro y'Imana abane namwe. Kadusoze tubasenge. Turagushimye kubera kuri Imana idutabaye. Mpamya nashidikanya kuri Imana iturenge kandi dukijije umwako. Urakoze kuduhaye ihumure, ugahumurisa imitima yacu, kubwiza bwawe bwongeye kuturasira, ukaba umucyo wongeye kuboneka ku buzima bwacu. Abari baheranywe n'agahinda ubahaye umucyo ku buzima bwabo, abari bari mu buzima bw'amanege kutanza umucyo ku buzima bwabo. Ndagushimiye kubw'imitima yongeye kubakika, ndagushimiye kuko ingo zongeye kubakika kubw'iki kiganiro, ndagushimiye kuko abantu bongeye kugira ihumure, abari barwaye ukaba wongeye kubaha ubuzima, ukaba wongeye kubaha umucyo ku buzima bwabo. Izina ryawe nirishimwe.
ishimwe. Badukurikira ari benshi bari mu mahanga atandukanye, bari mu mpande nyinshi z'isi, ariko wowe urabazi ntarabavuga. Buri muntu wese udukurikiye ku kibazo afite, unyemere umwumvire nk'Imana. Urakoze ko kuri Imana ititeguye kutugirira neza, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha.